naje mbabaye uranyakira, naje naniwe Yesu we urampumuriza, naje mfite amarira menshi urampumuriza, igikomeye cyane muri byo wambwiye yuko utazansiga no kwiherezo ry'ubu buzima wasezeranije ubugingo bw'iteka, niyo mpamvu nkuririmbira. Yewe mutima wanjye weshima Uwiteka, mwabindimo byose mwe nimumuhimbaze, yakugiriye neza, yagukuye mu rupfu, yakugaruye mu buzima, uyu munsi uri guhumeka. Yewe mutima wanjye weshima Uwiteka, mwabindimo byose mwe nimumuhimbaze, yakugiriye neza, yagukuye mu rupfu, akugarura mu buzima, uyu munsi uri guhumeka. Ibyari kukwica naho byagiye, Yesu yarabitegetse ubwabyo birahunga. Gira icyizere Yesu mukomereho, naho atarahuri Yesu azahakurenza. Yewe nshuti yanjye we wowe uneze amatwi, kandi ndabizi neza rwose uri kunyumva, reka ngukomeze kuko nanjye Yesu yarankomeje, reka nguhumurize kuko ibihumuriza ndabifite, reka nkubwire ngo humura 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 humura, Yesu ari ku ngoma. Ibyo biguteye ubwoba uramenya rwose wibitinya, ni ikimenyetso kikwereka yuko ukiriho. Ibyo bigukanuriye amaso uramenya rwose wibitinya, ni ikimenyetso kikwereka yuko ubwenge bwawe bukiri buzima. Ibyo biri kukwirukanka nawe wabuze umuntu wakuragera, hoya wibitinya, ni ikimenyetso cy'uko amaguru ariho. Yewe komera, iyi Mana yikomezeho, ni Imana ifite imbabazi, ijisho ryayo ntirihumbya ku buzima bwawe. Ibyari kukwica naho byagiye, Yesu yarabitegetse ubwabyo birahunga. Gira icyizere Yesu mukomereho, naho atarahuri Yesu azahakurenza. Yewe nshuti yanjye we wowe uneze amatwi, bwire ngo humura 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 humura, Yesu ari ku ngoma. Ibyo biguteye ubwoba uramenya rwose wibitinya, n'ikimenyetso kikwereka yuko ukiriho. Ibyo bigukanuriye amaso uramenya rwose wibitinya, n'ikimenyetso kikwereka yuko ubwenge bwawe bukiri buzima. Ibyo biri kukwirukanka nawe wabuze umuntu wakurengera, hoya wibitinya hoya wibitinya hoya wibitinya, ni ikimenyetso cy'uko amaguru ariho. Yewe komera, iyi Mana yikomezeho, ni Imana ifite imbabazi, ijisho ryayo ntirihumbya ku buzima bwawe. Umva, ibyari kukwica ntaho byagiye, Yesu yarabitegetse ubwabyo birahunga. Gira icyizere Yesu mukomereho, naho atarahuri Yesu azahakurenza. Yemwe nshuti zanjye mwe munteze amatwi, kandi ndabizi neza rwose muranyumva. Reka ngukomeze kuko nanjye Yesu yarankomeje, reka nguhumurize kuko ibihumuriza ndabifite, reka nkubwire ngo humura 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 humura, Yesu ari ku ngoma. Ibyo biguteye ubwoba uramenya rwose wibitinya, n'ikimenyetso kikwemeza
yuko ugihari. Ibyo bigukanuye amaso uramenya rwose wibitinya, n'ikimenyetso kikwereka yuko ubwonko bwawe bukiri buzima. Ibyo biri kukwirukanya na wabuze umuntu wakurengera. Hoya wibitinya, n'ikimenyetso cy'uko amaguru ariho. Yewe komera, iyi Mana yikomezaho. Ni Imana ifite imbabazi, ijisho ryayo ntirihumbya ku buzima bwawe. Yewe mutima wanjye we shima Uwiteka, mwabindimo byose mwene mumuhimbaze. Yakugiriye neza, yagukuye mu rupfu, yakugaruye mu buzima, uyu munsi uri guhumeka. Yewe mutima wanjye we shima Uwiteka, mwabindimo byose mwene mumuhimbaze. Yakugiriye neza, yagukuye mu rupfu, yakugaruye mu buzima, uyu munsi uri guhumeka. Yewe mutima wanjye we shima Uwiteka, mwabindimo byose mwene mumuhimbaze. Yakugiriye neza, yagukuye mu rupfu, yakugaruye mu buzima, uyu munsi uri guhumeka. Himbaza Imana. Nagushimira Yesu, haleluya. Ndagushimira Yesu we, kubera yuko manunze. Iye nabuze aho kuba, ntiwanjugunye abantu banze kunyumva no kungirira imbabazi. Warangobotse, naraye hanze kenshi, nabuze aho kuba. Ni wowe wapfubitse imbeho ya nijoro ndinda umusonga. Ntabwo ari njye njyenyine, hari n'abandi twari kumwe. Yesu warakoze, n'uyu munsi ndagushimiye. Ntago nabyibagiwe Yesu we, ntago nabyibagirwa. Mana we, umutima wawe wuzuye imbabazi, uza kugana wese ntabwo ujya ubura umushyira. Ntabwo igituza cyawe kijya cyuzura, n'abasigaye inyuma bataraza nabo warabazigamiye. Iye Yesu we, uri mwiza, nabo nasize inyuma bataraza, nibaza ndabizuza bafata. Ndagushimira Yesu we, kubera yuko manunze. Iye nabuze aho kuba, ntiwanjugunye abantu banze kunyumva no kungirira imbabazi. Warangobotse, naraye hanze kenshi, nabuze aho kuba. Ni wowe wapfubitse imbeho ya nijoro ndinda umusonga. Ntabwo ari njye njyenyine, hari n'abandi twari kumwe. Yesu warakoze, n'uyu munsi ndagushimiye. Ntabwo nabyibagiwe Yesu we, ntabwo nabyibagirwa. Mana we, umutima wawe wuzuye imbabazi, uza kugana wese ntabwo ujya ubura umushyira. Ntabwo igituza cyawe Mana kijya cyuzura, n'abasigaye inyuma bataraza nabo warabazigamiye. Iye Yesu we, uri mwiza, nabo nasize inyuma bataraza, nibaza ndabizuza bafata. Yewe mutima wanjye we shima Uwiteka, mwabindimo byose mwene mumuhimbaze. Yakugiriye neza, yagukuye mu rupfu, yaguhaye ubuzima, uyu munsi uri guhumeka.
umutima wanjye wishima Uwiteka mwa bindimo byose mwene mumuhimbaze yakugiriye neza yagukuye mu rupfu yakugaruye mu buzima uyu munsi uri humeka uyu munsi uri guhumeka ikiriza uyu munsi uri guhumeka eka uyu munsi uri guhumeka uyu munsi uri guhumeka barakuroga ikakurogora barakuvuma Imana yacu ikavumura bavuga yuko utazabaho ariko none uriho ayiye bavuze yuko utazashaka none dore uyu munsi urahetse we ayiye uyu munsi uri guhumeka humura uyu munsi uri guhumeka ntabwo ugipfuye uyu munsi uri guhumeka kubaho ni Yesu uyu munsi uri guhumeka yarakureze urakura uyu munsi uri guhumeka Imana yarakureze urakura urahumeka uziga kandi uzaminuza izaguha akazi keza uhembwe umushahara mwiza uzarya uhaga usigarize n'abandi we uzambara uberwe na mukantwari yaranyambitse iyo iza kwambura ubucocoro iyo iza kwambika nawe uberwe izatuma wambariye impeta nawe erega nta muntu bitabera we iyo uwo munsi uzaririmba ayiye uwo munsi uzaririmba we humura wowe korera Imana neza irinde ibyaha byicishije Imana iragukunda zirikana neza ko kuba hari Yesu we iye uyu munsi uri guhumeka haleluya